Ngiye kukubaza ikibazo. Uriteguye neza? Yego. Ubwoko bwawe bw'amaraso ni ubuhe? Ubwoko bwanjye bw'amaraso ni umutuku wijimye. Nase wari uzi ko habaho nguko ko yasubije ubwo bari bamubajije ubwoko bwe bw'amaraso. Ni kenshi cyane tugenda twumva hirya no hino abantu basubiza ibintu bitandukanye bitajyanye habanamba n'ibintu bijyanye n'ubwoko bw'amaraso. Ese ubwoko bw'amaraso bwahishwa abantu? Hoya siko bimeze. Ahubwo abantu nuko batifuza kumenya cyangwa se badashaka kumenya byimbitse ibijyanye n'ubwoko bw'amaraso. Muri kiganiro rero turaza kukubwira cyangwa se kugusobanurira by'umwihariko ibintu wakabaye uzi byose niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa O. Niba ufite inshuti yawe ufite ubwoko bw'amaraso bwa O, niba wowe ubwawe ufite ubwoko bw'amaraso bwa O, ese ni ibihe bintu by'ingenzi ukwiye kumenya? Kurikirana rero naho mu kanya. Ni mu mwaka w'1900 mu myaka 10 ya mbere, aho ubwoko bw'amaraso bwagabanyugwagamo ibice bine n'umugabo witwaga Carl Landsteiner, yari umuganga wo muri Australia. Si ibanga rero ko ubwoko bw'umuntu bw'amaraso bwamenyekana kuri situasiyo zihutirwa cyangwa se ku butabazi bw'ibanze, kuko ubwoko bw'amaraso buba bukenewe mu gihe amaraso akenewe gutangwa. Ubwoko bw'amaraso rero bugabanyijemo ibice bine, aribwo A, B, AB na O. Ikintu cya mbere ugomba kumenya rero niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa O cyangwa se ubundi bwoko bw'amaraso, ese ni gute bavuga ko umuntu afite ubwo bwoko bw'amaraso? Ibi bituruka kuri antigene umuntu aba afite, cyangwa se mu magambo make umuntu mu maraso yagiramo icyo bita red blood cells. Izi red blood cells ziba zifite amaproteine atandukanye bitewe n'umuntu. Umuntu ashobora kugira antigene E cyangwa se iyo proteine yitwa antigene E, uwo muntu avuga ko afite ubwoko bw'amaraso bwa E. Iyo umuntu afite antigene B aba afite ubwoko bw'amaraso bwa B. Iyo umuntu nta antigene n'imwe afite muri izi ebyiri aba afite ubwoko bw'amaraso bwa O. Iyo umuntu azifite zombi aba afite ubwoko bw'amaraso bwa AB. Rero izi antigene nizo zirwanya cyangwa se zimenya ko hagize ikintu cyinjira mu mubiri cyangwa se amaraso atandukanye n'ay'umubiri. Niyo mpamvu umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa A atahabwa amaraso ya B. Kubera iki? Kuko iyi antigene imenya ko hinjiyemo ikindi kintu gitandukanye n'icyari kiri mu mubiri. Aka kanya ushobora kuba uri kwibaza, ese ubwoko bw'amaraso butangwa bute? Ndagira ngo mbanze nkubwire ko 37 kugera kuri 53% y'abantu batuye isi usanga bafite ubwoko bwa O positive. Ibi rero bivuze ko O positive ari ubwoko bugirwa n'abantu benshi ku isi. Hari icyo bita resisi cyangwa se rhesus. Iki ngiki kigaragara nayo n'indi proteine igaragara mu maraso y'umuntu. Umuntu ashobora kugira iyo resist cyangwa ntayigire. Iyo yifite bavuga ko afite resist positive, iyo tayifite bavuga ko nta resist afite cyangwa se afite resist negative. Niyo mpamvu uzajya kwa muganga ugasanga bakubwiye ngo ufite O positive cyangwa se O negative. Tudatinze rero, umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O ni ikihe kintu kiri twamumenyaho? Icya gatatu, umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O atanga amaraso ku muntu uwo ari we wese. Umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O positive yahereza izindi groupe zose z'amaraso, ariko zose zifite positive. Ubwo ni ukuvuga A positive, B positive, AB positive na O positive. Mu gihe umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O negative ashobora guhereza ubwoko bwose, ariyo A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, O positive na O negative. Ushobora kuba uri muribaza, ese ko ubwoko bw'amaraso bwa O buhereza ubundi bwoko bw'amaraso bwo buhabwa nande? Ubwoko bw'amaraso bwa O positive buhabwa n'umuntu nanone ufite ubwoko bw'amaraso bwa O positive cyangwa se O negative. Nanone ubwoko bw'amaraso bwa O negative buhabwa n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O negative gusa. Ibi rero ntibigutera ikibazo, niwumve ko uzabura amaraso kuko ufite ubu bwoko bw'amaraso. Ahubwo nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje, nko mu kinyamakuru cyabipostinze cyitwa World Health News cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima World Health Organization, bivuga ko 37% kugera kuri 53% y'abantu batuye isi bafite ubwoko bw'amaraso bwa O positive. Bivuze ko rero ubwoko bw'amaraso bwa O bufitwe n'abantu benshi. Ntabwo biteye ikibazo ko umuntu yaba afite ubwo bwoko bw'amaraso, cyangwa se nibivuze ko byazamugora kubona amaraso. Rero mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu, naho ubutaha mu gice cya kabiri. Mukomentinge kandi musharinge izi video.